niba ari umwana mutoya ukaba ubona afite iyo apeti ukabona ibyo umugaburira bitamuhagije ongera frequent z'umugaburira sibyo noneho niba abandi barya kabiri mu munsi we umwongerereho nako gatatu so azajya asangira n'abandi noneho yongera arye yongera asangire n'abandi sibyo ku buryo bitagera igihe cyo kuvuga ngo umwana ari guca inyuma yawe ari kujya kurya kubera nanjye ndi gutekereza yuko ari ababyeyi byaturutseho ababyeyi byaturutseho 100%. mwebwe mushaka kuba ababyeyi bameze gutya uzi umwana yego ni umwana ariko umwana nawe aba ari umuntu sibyo so yego ntabwo nenda kugera guciringa umwana nk'umuntu mukuru ako nta gihe nzaciringa umwana nkaho ndi umuyobozi nkaho ngenga buri kantu kose kakora but you have to understand this one thing abana yes ntabwo wagenda uba ku microwaving ibintu byose byo bakora kubera ko nyine nabo ni abantu ariko nkawe nk'umubyeyi tena kubera ko abana ntabwo bazi urugero rwabo I feel like urabagerera kumva nyine ntabwo abagira nka nyina nyiranda cyangwa se nyina bivuga nyiranda ibiryo ariko nyine you have to control situations as the parent you know. No, I would just control situation where the safety is concerned. Otherwise, I believe in letting them making their own choices to some extent. To some extent. Yvonne, yes. Ngewe ukuntu ni ikihe kintu cyo mama yakoze ukamurakarira? Icyo mama yakoze kandakarira ukamurakarira mangushire hanze se tubwire ukuntu atari umubyeyi abishyira mu muri hanze wigenza okay tubwire ikintu wewe nk'umubyeyi utazigera ukora na rimwe icyo ntakorera umwana wanjye ngiye nk'umubyeyi ngiye nk'umubyeyi icyo ntakorera umwana wanjye ni ukumwima ubwisanzure kuri ngewe No, that's really good. You all gonna be very nice mothers. Yes. Very desirable. Ntabwo igitsure cy'umubyeyi ntabwo kibura ugomba kukimwereka ariko bitari ngo nakora akantu gato umurebe nabi nakora akantu gato umurebe nabi kugeza aho umwana azagera akagutinya. Hari abantu babikora ibyo ngibyo amashika yesa mbese ukabona umwana ajya gukora akantu akakureba mbere yuko gakora akabanza akareba nyine umubyeyi wanjye arakiprovinga umubyeyi wanjye arakiprovinga reka umwana b'umwana reka yisanzure but I think that's a good thing though. No. kugira umwana ushishoza kugeza ubwo ashishoza ku kintu cyagiye gukora akavuga uko ntabwo ari ugushishoza ni ukugutinya avuga ati ninkora iki arankubita uzi nka kwa kundi nko muri Afurika aho umwana agera mujye gusura nk'ahantu yagira mbese niyo afite inzara bababwira ngo karibu ku meza umwana agatinya akabanza yakureba kandi akabanza yareba mama we arangwa umwana wanjye kugira agira ibyo ngibyo nimba ushonje hari ibiryo genda urye kumva nyine hari ibintu kuri ako kantu hoya genda wirire ibintu kurya ibintu byo ndashaka kwarya nk'ibintu birimo amasukari ibiki mbese byo we ngiye ndashaka ko umwana ashyira mu nda kanazigira ahantu h'umuntu arya aho n'ahantu h'umuntu atarya sibyo muri Amerika even muri Amerika tutibagije ko tuba twatoza n'abana bacu ikinyabupfura hari igihe no kurindira abantu bakubaze cyangwa nyine aho wajya nawe utarya impamvu ndi kubivugira ni bande baguhaye bande bataguhaye aho uri ni kwande hariho ababyihorera bagashyira ibiryo ku meza ntibabaze ngo mbese ninde ushaka kurya
cyangwa se ngo babe kwakira umushitsi ngo babe babishiramo sibyo nyine ntabwo ariko ndi kuvuga sibyo noneho guhereza umwana wawe ntuzabilite yo kugira yo gufata ibyo abonye byose yo gufata ibyo bamuhaye bisa neza yes nge ukuntu byumva like muri wanyu ukamubwira tuzisanzure frigo ujye ufungura ufata icyo ushaka ariko nitugere iw'abandi ntukazinjire muri frigo y'abandi it's etiquette yes kubera ko ushobora kubera ushobora kumubwira ati nibazajya baguha ujye wisanzura ubwira utoya mwigishe n'ikinyabupfura umubwira ati hano iwacu wemerewe gufata icyo ushaka kubera ko ni iwacu ibiri muri firigo ni ibyawe ujye ufata icyo ushaka ariko nitugera iw'abandi ujye utegereza abaguhe nuko azagenda ngo wirukire muri firigo y'abandi utegereze baguhe no kubabwira ati niyo baguhaye sibyo ujye umenya gushimira kuvuga ngo urakoze ujye umenya gushimira niyo wabonye yuko bataguhaye ibyo wari ushaka kugira ngo baguhereze ufate bya bintu byo baguhaye nabyo ubishimire sibyo ntujye gukomplaininga mu mazu y'abandi ni ibintu bijyanye n'igihe etiquette na rules of engagement iyo umuretse akakwisanzuraho like icyakubajije ukamusubiza neza ntumurebe nabi mugakina akazana agakino dukine ugakina nawe like ntuvuga ati ngo ni umwana yes mushobora kuganira ukavuga ese wiyumvute ese yagiye ku ishuri ntajya kwiyumvute oya ugomba oya ushobora kumubaza se iyo uri ku ishuri imo cyangwa se baby iyo uri ku ishuri ese hari ugutuka ese iyo agututse uramusubiza ese uramureka yes mbese nyine communication yawe n'umwana wawe nijye kure mukajya mugira time yo kugira ngo muhereze abana. So now it leads me to this question. Do you guys think like now ababyeyi bacu batubereye busy ntabwo bakigirana ibiganiro nka natwe? I wouldn't say back in Africa mubyeyi wawe yaricaga akakubaza uko umeze uko bimeze gute ariko I feel like igihe cyo tugezemo ababyeyi bose bari more open bashaka kumenya ubuzima bwawe ariko kenshi na kenshi ababyeyi bacu bageze hano muri Amerika tuvugenda nk'ababyeyi bibana mbese badafite nk'abagabo mbese bakora bonyine aragenda akaba mu kazi gusa. You think buno baraduheje ntago bagishaka kuganira natwe ako tena ntago ari kuduheza ibyo natwe ubwacu tuba tubibona yuko nabo bari busy bakorera kurya pe no kuba muri ino ntozi bakorera kugaburira no kwishura rent kandi urabizi nabo ntago babona agahenge sibyo so yego ndabyumva yuko hari ikintu cyahindutse pe kandi abana bino bazanabikumbura ahubwo nta nubwo hariho abatazabimenya kubera mu Rwanda mwasangiraga ibya mu gitondo bya saa sita n'ibya nimugoroba mwararwanaga mumaze kurya byose babuno buri wese aba afite isahani yiwe turira kuri ntuza kuri schedule itandukanye keretse even n'umuntu hari off sibyo n'umunsi wa off akenshi abantu bari ku recharginga for the following week sibyo njye ntabwo nabaveba sibyo nta nubwo navuga ngo baragize sibyo mbese ni ukubishyira imbere y'Imana kabisa ntabwo navuga ngo mfite n'igisubizo nta nubwo navuga ngo mfite n'igisubizo cyabyo bintera ubwoba kubera ko bano bana batoya nkatwe bakuru dushobora kuvuga ati mama ari busy papa ari busy nta mwanya wo kuganira ese papa akora ijoro njye mba nagiye ku ishuri mu gitondo ntabwo nkimubona singo nta n'akanya ufite kumubona kuganira n'igihe umubonye aba yarushe ariko yinagira imbere yawe nta mwanya bose bajya baniganagira utekereza ko bano bana batoya batazabreminga ababyeyi of course they will
yeah none they will not have a close relationship hamwe n'ababyeyi babo nk'ibyo twari dufite nka relationship yo twari dufite. Right now I'm very lucky. I see my mom ntuza, but that's because nanjye ntari gukora ntuza 60 hours a week nk'uko ari kubigenza. So igihe atahiye mubonaho, but igihe ndi gukora mubonaho ryari, ntabwo mubona. n'igihe ndi off nagakwiye kumubonaho mba ndi mu buriri napasinzaho ndi guhaguruka ariko ngiye gushaka amazi cyangwa ngiye kuzana ibyo kurya. So urumva yuko abana bazabigira, bazabikumbura pe. Nyine usibye no kubikumbura ntabwo bazabikumbura kuko nabyo bazi binjira mu nzu batajya hanze kuba bari kumwe n'abandi. So even nizo energy zo gukina n'abandi, n'uwo mwanya wo gusocializinga n'abandi nawo ntabwo hari. So ubuzima ntabwo buri kubuziminga, ntabwo buri kugenda buzima. Aho kera twakinaga n'abandi umuntu akajya kuryama 5:00 ari kumwe n'inshuti zawe. Nta gihe hano ufite umwanya socializinga n'abandi. There was not yego aho twari turi hari mu nkambi, sibyo? Ntabwo ufite icyo gukora. The upside of it, there was never a long time. And guess what? And guess what? Nta munsi n'umwe wigeze utekereza ngo I need my long time. No. Niyo mpamvu njyewe buno sinavuze ngo nkunda ngo kuba ndi njyenyine ngo nkabacenga hamwe yanjye ni I could do that for like isaha imwe, but I don't want to do that for like 2, 3, 4, 5 hours. No, I don't want to do that. Kubera iki nshaka kuba hamwe n'inshuti zanjye. Njye nakuze ndi kungira hamwe n'inshuti zanjye tujya guteka runonko gukora ibyabo ubyuka ukoga hamwe n'inshuti zawe mukajya ku ishuri hamwe kumva mukajya gutera amabuye mu biti by'amavuka ngo muyama kugira ngo yamane n'amapera n'imyembe. Buno ndumva mbabariye bano bana barumuna bacu so much, bafite imbabazi cyane kubera ko mbona n'inshuti zabo zo bafite nta numwe mbese bakucira hamwe ngo baganire ibintu bizima bagirana inama. There's no closeness. They're not close enough. Kandi we friends when it comes to friends, the closer the better, and the better your life becomes. Iyo ufite inshuti zawe zo mugize, the better your life becomes. Ariko ni even natwe hano inshuti zacu ntabwo ariko do spending enough time with them. Akenshi tuba ni ukwigunga. Everyone just recruits into themselves ukagenda barigita muntu zo kumukobwa w'umugisabo ni ukurigita no. Rero nkababaza mubona twabikura heke nka generation yindi like izadukurikira. You know murabizi ntabwo ndi promoting or anything, but murabizi dufite like intuzira association the youth kumva yo kugira twese ukuntu buri cyumweru umuntu aba buri once a month uri excited yo kugenda guhura twese tugafata amafoto tukaganira muzi ukuntu tujya duhagarara inama yarangiye tukaganira njye numva mbese ni nk'ingiki twakorera abano bana bandi badukurikiye. Do you think we should like tujya kubasura tukajya mu zindi ngo z'abandi tugapromote yacu? I don't know ikintu cyo gukora kubera ko numva njye I'm really like this is concern sinzi mba kubera nabaye umubyeyi ndabaresha kawanjye ni side gukoreramo n'ukuri kwibana ushaka kumakinga ashaka afite aba friend ariko uzamuka aracyari uzajya kubari kurushinga reka mubwire nta n'ibintu bigize ni serious concern. iyo ndyamye nasinziye nyandota nabaye billionaire narakoze neza
naragize narubatse amaparitema noneho nkayatera inyuma yaho nkayitera imihanda no hagati hakaba harimo ikibuga kinini cy'umucaca n'ibiti n'ibiki byose noneho abana bakajya basohoka mu ntuza mu mazu yabo binjira aho ngaho nko gukinira birirwa bigize hariho n'uduparike n'ibiki I wish you wish bakubera n'ababiliyonera ngo bibazanire intuza ide yagiye mfite ni ukugira ngo dutangire kujya dukina ntuza games nka jedefe nka jedefe akabare ntuzi nk'abandi ko bajyanye bari nk'utwo I know how to do it. I can sell them for 5 cents. Okay. But how tuzajya tubwira abana bose? No, it's not about being. It's about being consistent. Like buri nimugoroba park tugahitamo park. Abasho. Okay, you saying ntabwo byashoboka? So urukugira. Sibyo? You saying byashoboka? But ubuzima ntabwo byashoboka. What the guys do it for soccer? They do abahari abahari bagakina udahari bakigina ese okay dushobora kuboneka ubwacu tukaba twanabyemera twe tuzi iyo mikino right turayizi iyo mikino byo gukina bira byo guterera singo and bano bana bato ese uzabwira Irene cyangwa se teta tugende gukina kabari baza nukwera batabizi and ikibazo gihari no kubera abana babuno bumva like twebwe aho tugeze like tuvuga ibinyarwanda byacu tukaganirira bono ntibakumva bari exclude ntabwo bari kumwe natwe kumva bakavuga ati bira ntabwo mbizi nese ngenda mbinjiremo mvuga iki uvuga icyongereza nk'abandi I know but like it's not like ngo nabana basanzwe batuvuye mu Rwanda abana bari sanzura kumva abana ba hano ntabwo bisanzura utari inshuti yabo ntabwo bisanzura listen I think ari ikintu cyakozwe n'ubundi n'abantu bakwitabira sibyo akabiri ikintu cyaskeje cyaburi ntuza ukamenya yuko yego uno munsi niba utabonetse nta kibazo ejo uramutse umanutse ukajya kuri parike uri buze gusanga y'abandi bantu bari gukina n'ubundi no mu nkambi niko byajyaga bigira it's not like abantu bajyaga ba organizing ni ukubera nyine twari twegeranye noneho wahamagara tugende gushyira bose bakaza akagira uza wiruka none Yvonne tukaza nkubwira ejo bundi twari turi kumwe ku cyumweru none tugize duhamagaye twese tugakina uko twari turi hariya ntabwo byagera okay byavamo okay so byavamo none ngize ari ibintu byo nanze kuri ntuza ngize groupe ushaka kwinjira akinjiramo noneho hakaza babiri batatu hirya bagasanga twese turi gukina ntabwo baza bagakina ikindi gihe nejo bakifuza kugaruka cyakora kandi this is for children bari kuva mu mashuri bataha mu masaku bari gutaha bakanyurirayo bari gutaha bakagera bari gutaha bakaba dropping off kagira umuntu ba dropping off hariya ndakagenda kwa pekinga bikaba nka after school activity by'ababyeyi bagira bashirira cyangwa ababyeyi cyangwa bakuru babo that way baka maintaining a friendship bakagira friendship sibyo they are outside being outside improves ntuza ubuzima bwawe and then bakagira no kuba birukanze bari kureba telefone yabo I'm telling you tureke kuvuga ngo ni abana si abana gusa natwe n'ukuri I think that would ntabwo tureke wenda kubishyira ku bana gusa nanjye n'urubyiruko telefone social media zabaye too much ni kenshi twirirwana mu nkambi cyaba cyasimbura telefone
Shana agapira ngewe twirwaga turi kubumba udupira ngo sha ntacyo twakoraga natwe no gukina imigozi no kwirirwa wagiye ntabwo twajya tubura icyo dukora aho twagiye turi ntiwaburaga ikikora reka nkubwire njye ntabebeje navuga gukina runonko njye n'inshuti zanjye tugenda tukoga tukisiga itafari no kuri twita ukaba yakwishyira umuntu cyangwa kwa kundi baba mwarahomye umucanga ukajya ugenda ukagenda ugakuba intoki zawe ukisiga ka gacanga umucanga nyine kubera ko wawuvangaga n'ibindi bitaka wajyaga ugenda wakoraho nka gutya ukahakura nk'akantu kameze nk'agafonde tukabona usa neza ku nzu nyine barayibaga none hano ugasanga imifuka yaragize nyine niyo mpamvu ubuzima buratandukanye ntabwo ubuzima bwa hano twabugereranya n'iri ndi kumva ku kantu kakwemera noneho katuma n'abana batari alienated as much ariko kandi dufite abana batoya benshi iyo ugiye muri event ujya usanga abana aribo adults ariyo population igize abana ni benshi and ababyeyi bacu ni abakera ntago bazi ku abanyamerika bajya bashaka credit y'abana bariko oro sibyo kumva aho ngaho ntabwo na blaming ababyeyi sibyo nkuko bavuze bari gukora ntuzi bari gukora like all the time sibyo baba bari busy and n'ikindi cyo nongeyeho ntabwo bigeze bakenera kugira creating credit y'abana turi ahantu hatandukanye bajya gukura listen bajya gukura bari bafite inshuti zabo ababyeyi babo ntabwo bigeze babashakira credit bajya kuturera ntabwo bigeze badashakira credit n'amashuri bajyaga bajyana nyine bagashira mu shuri noneho intuzi igihe mu cyashira ukirera nyine ngo ngaho zana birete sibyo ngaho zana birete waba watsinzwe bakaguhuragura naho hano uratsindwa bakaguha agashokora no oya ntabwo naho babimenya nta nubwo bamenya ko watsinzwe ababyeyi ubu babonye nka 60 twabwira ngo ni muwatiye mu Rwanda bajya bakora biriya bya muwatiye ngo babonye hafi kumva hano nta bibaho ababyeyi ntabwo babizi hano ho kubintu ntabwo babimenya no usibye n'ibyo ni bangahe bavuga ngo batajya basinyira ba nyina ahubwo ababyeyi ntabwo babizi ko tujya twisinyira urisinye mubibwira ababyeyi ariko tujya twisinyira impamvu utagize imenya ibijya biba ku ishuri ni ukubera baboherereza ibipapuro bana bakabisinya kubera ariko reka nze kubwira ntabwo nabura kwisinyira of course nakwisinyira kubera ni hahandi ndi butahe ntabwo ari bunanyibutse se wakoze homework se hari homework baguhaye ngo ngufashe kuzikora ababyeyi bacu ntabwo bize ababyeyi bacu ntabwo bize icy'ishuri rero iby'ishuri ntabwo baba byitayeho so ugomba kwisinyira ukamakinga sure ko biri ku murongo kubera ko ntabwo azaza kukubaza se wakoze homework ibyo ntabyo azaza kubaza wariye wakarabye se ngo uryame ejo ko ufite ishuri nta bindi azakubaza iby'ishuri ariko tena nkababarira abana bacu this is a lot of weight to put on a kid mu Rwanda ntuza education yawe yajyaga ibi mapped out gere siziyeman wigire icya leta sibyo mubyeyi wawe aribuze kukugurira bije n'intuza n'akatodo agakuka ko kwigishirizaho exactly mu Rwanda n'ababyeyi bishyuraga intuza like ano mayitide y'abana bajyaga kwiga ya buri gitondo umubyeyi wawe yakwishyura yego ndabatera story rero mureke mbatera story ntuzagira pari mureke mbatera story n'ababeshye nge nakundaga ishuri iyo tugeze ku bya etide nibuka ko naryaga amafaranga yo mu rugo kandi ntayirya
la poche nyagiga banuze ajate poche man abantu twabaye inshuti barabizi umuntu wari horana umuntu wari ibimene Yvonne yamuguriye ibimene ni ibiki nibizogarika ntabwo nzi bizogarika ibimene ni ibiki none ibimene ni ibintu byavaga mu makeke kwari ibimene by'amafaranga ya papa ya etide nawe uzamugurira agacupa ni ukumugurira meza buriya papa wanjye ndamukunda niyo mpamvu nzakora icyo ashaka cyose kugira yishime buriya mubwire ngo pa I love you pa ndagukunda reka nze kubwira ntakubeshye iyo bigeze kuri biriya byo muri Afurika abana bo muri Afurika benshi ntabwo twakundaga ishuri pe ntabwo twarikundaga yes hari abarikundaga hari n'abatajyaga barikunda siri kureba najyaga mu ishuri iwacu ntabwo bemeraga ko nasiba n'ishuri hahandi n'abishyuzaga amafaranga ya etide banayabura bayabuze intambara ikarota ntabwo njya ku ishuri mutayamana kandi ntari buyiye kuko nabaga nzi icyo numvaga nshaka kuba mu rugo nyine handi yaburaga nkanga kujya ku ishuri nkavuga ati njye ntabwo njya ku ishuri mutayamaye ngomba kuguma hano bari kutwishyuza kubera ko kudakunda ishuri oya abantu duhuje ibibazo barizi abantu twakinnye izo ntuze turizi abantu twasangiraga muri izi ntabwo mbavuga abibimene nyine barizi bo twajyanaga amaherezo yari ayahe amaherezo yari ayo kurya amafaranga ya etide baduhaye bataguhereza nyine nyine babaga batayamaye induru ikavuga ariko nyine nayo mfite n'umwarimu sha nayo mfite umwarimu ujya undengera buri gakosa seriye azi n'amabi yawe akandengera hahandi mama yabaga ageze no kwishuri akabaza se Yvonne ni umwana mwiza wirirwa mu ishuri udasiba etide umva kandi ugiye arya kubera iki yakurengera yarakuretse azi amabi yawe yarandengeraga nyine none yarakuretse utamwishyura amafaranga ya etide ntayo namuhaga umva nese narayigaga mbwira nkubaza yari umwarimu ufite urugo cyangwa ari umusore yari umusore of course yari umwana ntabwo uzi ko bakobwa bajya bashaka n'abarimu babo nyine kiriya gihe umva witonde twari turi gukura nkajya no kuri ino naje bitari byangeraho kandi twe twigishwaga n'abari kurangiza ako kanya ari umusore noneho natwe turi gukura none si reka mbikubwire kubera ko of course mu wa gatandatu wabaga uri umwana umaze kumenya kwitaho uri kugira isuku uri kujya ukandagira agacucu uri gukandagira kugira agacucu nikakugereho ugakuba agakweto kawe kagenda gasa neza handi wazingaga akanifomu kawe ukanyine karepasa mbese washakaga iki oya wagendaga ntekereza ko washakaga kuba usa neza okay yes wagendaga uvuga ushaka gusa neza ariko bitavuze bro ngewe abakobwa twiganaga twari urungano hari abo twakaratanaga tukagenda ariko abo bakobwa yes bamwe barashatse abandi baracyari abasingo nkanjye ariko ntabwo ndi singo searching oya urumva rero nk'abo bakobwa nyine usibye ko ngewe abakobwa twajyanaga benshi barandutaga like wabonaga ari bo bakuru ngewe ndi muto kuri bo singo
noneho abakobwa twajyanaga ugasanga ni njye mwana urimo kandi wenda mu myaka twenda no kungana aho igihagararo wabonaga ari njye mutoya ukabona abandi kubera bakuze bafite zarageze iriya rero naho njyewe akagana ngo urumva rero nabakurikiraga nk'umwana ariko nyine ntabwo nari umwana ntavuga ngo nari umwana mukagira nayo ndi umwana wamenyaga ibyo urimo nari nzi byombi munkambi kenshi bakura vuba manje yes tuzi ibintu byinshi ubuzi ibintu byinshi singa I'm sorry excuse my innocent eyes bura nk'abarimu batwigishaga mu wa gatandatu yaragukubitaga mu wa gatandatu primaire naje niga mu wa gatandatu navuye mu nkambi niga mu wa gatandatu primaire yaba mu wa gatandatu primaire buri 12 uburumwe no hariho abaduburaga bakaba ari bakuru niyo waba uri mukuru sibyo ese wadubuye nka kabiri cyangwa gatatu sibyo none se 14 none navuye se 15 mu Rwanda ubona atari inkumi you are still baby yeah babes you are a victim you are very victim bro wabaga ufite 14 ufite 14 13 ukaba uri inkumi warangiza ukaba uri kuvugisha abantu barangisha amashuri ako ngaho barandadubuye so 25 abantu bakurusha imyaka 10 none se wabaga uri kubavugisha iki ahubwo ko twageraga nko muri quartier like mwana ahura muri quartier ukamwihisha ntube wahura nawe ngo wumve ko wahura nawe abambe abari ntago bemerewe kuba bari hanze nta umwarimu nawe ariko usibye ko twari turi dukurana agasuzuguro like abana munkambi barasuzugura yes ibyo byarabaye tugakura dukurana agasuzuguro noneho twabareba nabo tukabona ni abasore bari aho nyine ukavuga ati okay aho kugira nkubite nasohoka ndavuye mu Rwanda ntari kurera seri ugasohoka kubera ngo udashaka yego wabaga ajya kwishuri wabwiraga umwari njye narigaga shaho no wajyaga wanga kujya ku ishuri kubera amafaranga ya etide utajya ujyamo wayakwimye none kuvuga ngo njye niba wanza ko ndi muri ushaka ko nkubita ndasohoka njye hari abakobwa nyine umukobwa yajyaga hari nk'abakobwa babonaga basumba abarimu noneho wareba uwo mukobwa ukareba umwarimu kwa kundi bafataga ijipo y'umukobwa ngo bagiye kugufata gutya ngo bagukubitire ikibuno umukobwa akamureba ntunkore umukobwa akafata ukakisohoke baba bari weird abarimu bafataga like twambaraga amajipo agafata akajipo akakanuniza pe ukabona ko ikibuno cyawe cyacapiye akazafata inkoni agakubita niho bacaga inkoni z'inturusu turi kugenda turi kugira ngo bajyaga bohereza abahungu kujya kuzica none se reka nze mbabaza mwabarimu mwe reka nanjye mbibarize mwebwe mwajyaga gukubita umuntu mugafata ijipo kugira muyifatemo mukubite mwashakaga iki mubambarize oya tuya tuvugisha ukuri niba uzi ko uri umwarimu warakoze icyo kintu umunyeshuri wabikorera uzamusaba imbabazi abarimu uzi ko no especially y'abasore ubusoresore and then akaba kandi hafi y'abakobwa bagize bageye hejuru b'amabere n'ibibuno bajyaga bitonda mu class ingope ntago bajyaga bagira amahane kubera ko nk'abantu nk'abakana kano kanuza ko kuvuga ati turi kuba inkumi azanereta se ego kubera abahungu benshi babaga bari no kugutera narakaze nkubwire nakubeshye yes bajyaga babikorera ubwende of course nanjye nabonye ntawe nigeze nitonda muri class narindi na chef 10 ariko najyaga nandika shange naritondaga twana n'abantu abantu twiganye baranzi Yvonne naritondaga mu shuri ubwitonzi ntabwo ari kuba reka nkubwire ibintu zose zimaze kuvuga reka nkubwire njye nari wawe naritondaga wenda hari ukuntu wenda umuntu akora agakosa wenda ukagakora utabizi ariko nyine naritondaga ari umwitonzi I believe you tuzabaze n'akana ka behind
azakubwira naritondaga ni ukuri pe buriya nta nubwo nari umwana mubi mu ishuri nta nubwo nasuzuguraga no it's okay you know kubera nk'umuntu uri gukura baba bakwiye gusuzugura abantu bakuru ntabwo byari ibyo bintu tugiye kwigisha abantu ariko nyine ni ibintu biza mu gihe ni imyaka y'urimo n'ubu adolescence ubundi bw'ubucuruzi ni indwara so niba byarakubayeho uri umuntu w'umukuru umuntu umukuze umuntu ukuze nuko bitakubayeho uri umwana w'umuadolescent akagenda akagusuzugura akenshi niwe ubyiteye umwana mutoya uwo muntu umukuze kubera abantu bakuze abana b'abadolescent akenshi ujya usanga basa nk'aho ari abantu bashaka kurwana nabo aho bashaka kubakontrolinga gukontorora buri kantu kose ko bakoze so niba yarageze aho igihe akavuga ati n'ubundi ntacyo ndi bukura muri iyi conversation y'undi rwabwamwe nawe yaruze akakugenda akagusuzugura niwe wabyiteye amen ariko nyine uvuze kuri icyo ngicyo aravuga ngo niwe wabaga ubyitera ko umwana yagusuzugura kubera abana b'abadolescent nta energy zo bafite zo kudiringa n'abantu bakuze n'abantu batanga intuza n'abantu bafite authority n'abantu bahora batanga intuza ngo genda ukora ibi nta mwanya bagufitiye nta n'ubushake bwo kudiringa hamwe n'abo baba bafite ubwo bushake bwo kutabugira ahubwo abantu bakuru baba bashaka kubigisha inzira nziza ahubwo abana b'abadolescent bari kugenda mu badolescent ntabwo bashaka kumva azi ko azi ibintu byose bigira okay let me ask you something reka nkubwire haruza ngo ni mukuru akaza akubwira ibintu nawe uzi urikumva ibintu abandi bagiye basubiramo cyangwa se akumva ko yakubwira like akakubwira akakubwira nk'aho ari kugutegeka nyine biterwa n'ukuntu yaje nyine niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nibo babyitera kubera sibyo uragenda sibyo umwana ni umuadolescent ibyo uri kumubwira ntabwo ari bwo bwa mbere yabyumvishe wenda ikibazo niweho ujya unyiri iruhande ukajya gukora amakosa hirya warangiza ukaza ngo nuko unduta ugiye kumumereza lecture ugiye kunyigisha ibyo ntazi aho gusuzugura niwe uba wabyiteye kubera niwe uba wabyiteye reka nkubwire hari nk'umuntu uza agashaka kuba yakubwira nk'ikintu like ukavuga se akaba yakubwira n'ikintu muri mu bantu ukumva icyo kintu uwo muntu uza mbese akaza agashaka kubwira ngo n'abandi bumve icyo kintu akagufata nk'umwana nyine uwo ngo ntabwo nemeranya nawe ariko hariho n'undi uza ari kamo akaba yagushyira ku ruhande nk'umuntu mukuru akakubwira ugasanga bano bana bafite ibintu byinshi mu mutwe ugasanga nyine wenda abigize ibintu binini ariko zumve ariko biterwa n'ukuntu akuganirije nawe utari famiye yawe sibyo sometimes iyo uri umuntu utari famiye yawe sibyo akaza kukubwira ibyo bari kukubwira hari famiye yawe yarabikubwiye wenda utari ready to implementing zo kugira ngo uzabigereho kubera abantu ntago bahindura behavior zabo nk'uwo mwanya kandi ntiwibuka uriya adolescent hari igihe wajya kubyuka ukavuga ati kino kintu nanjye ngiye kugenda nkikuremo sibyo ntakubeshye najyaga nkora nk'ikintu especially ko afite barumuna bantu ntakubeshye naharaniraga kubona mbese ntari gukora ikintu kibi mu maso yabo ariko ntakubeshye biri very hard it is so hard ku buryo byaranstressaga kanze nguhereze urundi rugero rw'ibindi bigaragara atari iyo ntuze nyine aho waca ahantu hose nyine ugatambuka ukumva nta soni ufite like okay wambaye ijipo ya mini ntiri kwerekana ikibuno cyawe nta kintu iri kwerekana wirebye mu kirori ubonye usa neza uravuga ati reka nsohoke nta kintu ntwaye ubonye uberewe uciye kuri papa wawe nta kintu akubwiye yakubonye unyuze kuri mama wawe nta kintu akubwiye yayibonye ntakubwiye mwana wanjye wambaye nabi subira mu nzu ukuremo of course umubyeyi ukubwiye wagenda ukayikuramo
cyangwa se ukabimurwanya cyangwa se ukabirwanya aho ngaho ku buryo ki n'undi wo hanze nabikubwira uri buvuge ko uri bubyakira ukavuga ati n'ubundi navuye iwacu babimbwiye singo ku buryo uruvuga ati sindi bunamubwire nabi uri kumva kubera ko navuye iwacu mama wanjye yabibonye ko iteye isoni undi wo handi nabimbwira sindi bumubwire nabi urumva ndacisha make abimbwire mwumve nceceke ikindi gihe sinzongera kwambara uwo mwenda bitewe n'uko ababyeyi banjye babibonye endi nageze hanze barabibona n'undi muntu wo hanze arabikubwiye wenda ni n'umuntu wumvira wenda ni bikubwiye atari ukuvuga ngo wenda ari kukugira atari ukuvuga wenda ngo hariho abantu babikora nabi yes akaza yiyubashye akakubaha nyine akabikubwira neza akaba yanakujya aho abandi batari no kumva ntubone ari n'ibintu yongoreye undi muntu akaza akakubwira ati yes ariko ababyeyi b'iwacu like nyine b'iwacu baviriya muri Afurika mu Rwanda yes bagira iyo ngeso yo kuvuga ati yo kubona wambaye bagashaka gutera komantere oya nta nubwo atera komantere ngo abikubwire nta nubwo agusanga ngo akubwire ati wambaye nabi ntukazabigarura yes nk'umuntu natwe turi abantu kandi nawe ni umuntu yes mwubahire ko akuruta singo umutega amatwi wumva icyo agiye kukubwira yes arabikubwira ati uwo mwenda wawe ni mugufiya ntuzongere kuwambara nanjye nk'umuntu uzi ubwenge utekereza sinzongera kuwambara singo kubera ko wabimbwiye and kubera iki ababyeyi aho kugira ngo agusange abikubwire weho nyir'ubwite agenda agahamagara mama wawe akagenda agahamagara mama wawe akabwira ngo umukobwa wawe ngo yari yambaye gutya ngo abantu bose barakumuvuga ngo yambaye gutya ujya gusohoka mwanya mama wawe yakubonye arabizi ko wagiye wambaye singo and ugeze iwanyu mama wawe ntacyo yakubwiye usohoka ugeze iwanyu mama wawe aragutonganyije bampamagaye ujya ugenda wambaye gutya wambaye nabi njya kumva ngo abagore bo mu rusisiro bari kumpamagara umukobwa wanjye ngo yambaye nabi wa mubyeyi kubera ko imba nasohotse ntumbwire ko nambaye nabi ahubwo ukajya kumvira bari aba rubanda aho ngaho ese barakurebera ntabwo barakurereye ntabwo nambara mini ngewe ni urugero ntabwo nambara mini nta n'umwenda nambara uteye isoni ku buryo nasohoka ngo mama mbwire ngo wambaye mini ariko I know hari ababyeyi bameze gutyo bahamagara like abandi babyeyi barega abandi bana babarega ati umwana wawe yifashe gutya cyangwa se ngo mubonanye n'umutipe okay umubonanye n'umutipe none se urabikorera hiki ababyeyi nta yes hari umuntu wagenda akavuga ngo kubonanye n'umutipe hariho abantu bakunda gugosa like ukibaze se yego urashakwa hari aho mbagarukira kugositinga ni imwe muri trait igituma abantu baguma hamwe sibyo bamarana igihe kirekire sibyo ntacyo bitwaye sibyo ariko mu mutwe wawe haragize ntabwo huzuye iyo ugenda ukajya kugositinga ni nko kuba ufite ikibazo hamwe nanjye wambonye ahantu ukabona udukuru dushyushye warangiza ukagenda ukatujyanira ntuza mukuru wanjye kandi twari turi kumwe ibyo bimaze iki ntacyo genda ubibwire bagenzi bawe bo hirya ntabwo tuzajya kubyumva tubyumva ari amakuru y'ahandi atugereho yaranyuze hirya ariko ntugende guza n'ibintu bikuri mu mutwe nurangiza ngo uvuge ngo guza ubundi butangira kubibwira nyirawe uriya muntu none niba ugiye kuza wambonye ku rusengero uragiye ntugize icyo umbwira intuzi y'urusengero abantu barataje bavuye ku rusengero uragiye uhamagaye mama wanjye ngo noneho si bareba umukobwa wawe yaje yambaye gutya ugufashanye kugira ugufashanye na mama kundera wari ukundega gutyo
njya feel ku muntu muzima unazi n'ubwenge arakwegera akakwegera yes akakwegera nk'umuntu mukuru abajya bavuga gute ukagira gutyo ugafunga umuntuza ukabiruhana ugashyiraho intuza ingufuri ugafunga urangiza ugatura untuza urufunguzo akarumira rwose ukabiga akaruta ku buryo atazanamenya naho yarutaye utazigera ufungura umunwa warangiza ukabigumana kubera ejo bundi ni umukobwa wawe bazaba bari kuguhamagarira bro umuhungu wawe bazaba bari kuguhamagarira umuhungu wawe umukobwa wawe ibaza ubikoze utyo n'umuhungu wawe yari ari kuntereta uhita mubenga ingoda cyakora natangira relationship yanjye byatangira aho ngaho umuhungu na nyina baratandukanye nimba abari famiye sibyo urajya kubana nawe murahitamo famiye muzajya kubana woro witonde abakobwa beza mureke mbabwire umuhungu na mama we baratandukanye mama we yavuye iwabo aza gushaka papa w'umuhungu abyara uwo muhungu nawe ni umuntu we wenyine afite personality afite character ziwe which is azashaka umugore kugira creating a family yiwe ntabwo wamwangiranye ariko oro zibuke character z'abantu ziba ziri miro oya abantu baba dufite hanze nta character za mama wawe ufite nta character za papa wawe ufite nyine ziba zihari ariko wenda umuntu umwe wamubyaye hari igihe ukuru ukaba umuntu wawe wenyine uri kureba abagore ukuntu duteye turavuga hari n'ingabo badafite n'umutima mubi ariko ari uvuvuze byinshi cyane banga ntibaze uri umuntu uzi uri umukazana wiwe ihangane nyine ko barakoze nihangane n'imyaka 40 ndagupfa vuba ufite imbaraga zo kuvuga ngo ubenze umuhungu nta nubwo rero waba warigeze unamukunda cyangwa umutekerezeho na gato ushobora kutamubenga ageze aho ngaho ugashinze y'intuza kubera ko wamukunze ntabwo uvuga ati ngo muratandukana ngo ndamwihoreke wamukunze ari na cute ntabirenze ni ukubitera neza nyine ntabwo ibyo ubyibuka iyo wakunze umuntu nyine ukaba wamukunze bivuye ku mutima wamukunze biri atari ukubeshanya bro ni n'agakosa ke ntabwo bakakubwira ngo ntabwo kabona nawe ntiwakabona baraza bakakubwira amakosa ni abakobwa baba bazi ibijyanye n'urukundo oya tureke kuvuga ngo ni abakobwa bazi ibijyanye n'urukundo ntawe utaraciye mu rukundo endi turakundana yesi ushobora kuba utarabajwe mu rukundo ukaba warahavinze mu rukundo ukagira like ukaba warafashwe neza amena so hari ibintu byinshi wigiramo ariko cyane niba ari ikiganiro turakibahaye pe niba ari ikiganiro turakibahaye tugeze no ku bintu byo gukundana rero mureke tubabwire twahageze mureke iby'urukundo tuzabikore as next video actually yeah because instead of gukora umugani wenda n'umugani twawukora ariko topic yose ikazaba iby'urukundo abantu ubundi barigishanya duhora twiga everybody has a room to improve tuza topic twazivuze sibyo twabivuze niba hari mwebwe muza kutubwira ibyo byabashimishije cyane mu byo twavuze muza kutubwira ibyabashimishije cyangwa se muzatubwire ibyo tuzavugaho and then niba hari icyo mushaka kubaza Yvonne mwebwe mutubwire ngo icyo mushaka kuzabaza muzambaze niteguye kuzabasubiza amen ni ukuri Ivo wakoze kuza watwongera intuza invitensi y'uduhaye umva ni bya hatari tugiye kuzabara inkuru ahubwo mugiye kuba bamamaza oya ntabwo tuza ntabwo tuza aho ngaho tuzababwira ibyubaka n'ibyigisha tuza like ni ugutanga inyunganizi ninkubaza ukansubiza nawe ukambaza so njyewe icyo nshaka kubabwira ni subscribe nkuko yabwiye mbere comment
like, share. bell notification, share with your friends, and then uzagaruke kiriya cyumweru ku yindi episode. Amen. Murakoze cyane for watching. Thank you for watching, guys. Thank you. Have a great day. Turabakunda. That's it. Bye.